ni Mowa Trending zikazanye nk'ibisanzwe, njye ubagezaho dukuru twa katuni tugezweho. Dutangira hano mu mujyi. Dore Felicien ngo ariyoboye kofi ya polisi, arirukanka dore indege, dore n'imodoka za polisi ziramwirukankana, ntabwo tuzi ngo ikofi agiye kuyimaza iki. Arakomeza arirukanka, disi aje kugura ahangaha imbuto, abamuhaye dore imineke, pome ndetse n'amandazi. Disi dore za mbuto zizaniye abana bihebye batagira umuntu baramira. Abapolisi barishimye n'abaturage, disi baramusingiza dore ngo ni umwana mwiza. Kumbe dore bamunyujije ahangaha kuri televiziyo, Felicien dore yagize rwose igikorwa cy'ubutwari baranamufotora. Dore rwose abaturage ngo barishima, Felicien aba intwari gutyo. Noneho hano baratwereka Felicien ngo yaretse kwiba ngo umutekinisiye w'amashanyarazi, dore ngo yambaye sarubeti ari gukora neza, dore ari guteranya insinga. Felicien mu gihe ari gukora, umuriro disi waraturitse, dore Felicien umuriro uramutwika, aramanuka yitura hasi. Birababaje disi arikanda ariko nta kundi, maze afata umwanzuro wo gufata imbago ngo ajye kwa muganga ajye kwivuza. Nyamara yageze imbere ya dogiteri amubwira ko nta mafaranga afite. Dogiteri aramutonganya, aramutuka hafi no kumukubita, aramubwira ngo namusohokera mu bitaro abanza ajye gushaka amafaranga. Disi ka Felicien karaje ahangaha gafata ifarini gatangira kwiga gukora amandazi. Barakwereka hano mu mujyi kaje gucuruza amandazi, abaturage barakagurira bagahereza amafaranga. Felicien dore ngo kuko yabonye amafaranga yo kwivuza, maze aragenda ahereza dogiteri, arishima cyane kuko yumvaga ko bagiye kumwitaho, maze dogiteri amwitaho uko bishoboka kose. Igitangaje dore uwo munsi Felicien yavuye kwa muganga, dore nguyu uko bamugaragaza, disi yicaye mu modoka ari kumwe n'abandi baturage batashye ahangaha, maze dore barakwereka ahangaha imvubu ifite ibuye rinini cyane, ubanza ishaka kugirira nabi iyi modoka irimo abaturage benshi. Dore ya mvubu yajugunye ibuye mu muhanda, ya modoka dore ikora agisida, ariko Felicien dore yabarushije ubutwari, maze arasimbuka imodoka, ahita azana umugozi munini ukomeye acomeka ku modoka, atangira kuyikurura kugira ngo agonde ayisubize mu muhanda. Dore ngo kuriya kuntu abantu bumiwe bari mu modoka, arabarokoye disi. Dore ni famiye dore nyinshi cyane zirimo abana n'abagore. Barakwereka indege za RBA zaje gufata amakuru ukuntu Felicien yarokoye abaturage. Ariko tuzabaha kandi gace nimukora like na subscribe kuri Mowa Trendings.